namaze gusanga rimwe mutuma weekend bangufi Cada metro. hagati aho se ufite kebo ufite mani ufite cyana habe na kimwe ufite icyuma tugusanze mu kabari mu gitondo umuntu uri muri ba basaza babyuka banywa inzoga ahubwo hari zugura nge ngwere aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. Cada metro. ewe byashyushye wikendi yageze dore ko arimo abari gutaha muri ubu buryo Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, ça dit j'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs. akanyanga mu mutaranda hagati aho rero wa mukobwa we DNA iri kuvuza ubuhuhu byibuke kubera iki mvuze ibi rero mu masaha ya saa 2 twagiye twumva umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda akaba n'umuhanzi Alemuku agize ati umuntu arampamagara nari mu nama sinitaba arandika ati ndashaka kuza mu bintu rindi ati ndikana kandi bushikiyo watiti nese ufite ikihe kibazo ati ndagira ngo tukiganira arengana ngewe uburyo nkora nshaka amakuru nizo nshingano zanjye njya mu bushinjacyaha naranahakoze mumbwire iyi dosiye iteye ko mbona bari kuvuga umuntu amaze imyaka 2 afunzwe by'agateganyo nanjye nk'umuntu w'umunyamategeko wabaye mu bushinjacyaha mbonye umuntu afunzwe imyaka 2 by'agateganyo nta nitari cyo kuburana ngira gushidikanya ariko nzi ko binashoboka kubera impamvu tugiye kunyuramo gatoya ndabaza mumbwire yafunzwe ryari yaburanye ryari ifunguro ry'agateganyo niba yarabijuriye byabaye ryari dosiye ye mu rukiko ryari icyo nicyo mbanshaka kugira ngo menye ko bagende nta amatariki bamufungiyeho barayama nsanga yaraburanye kwifungwa n'ifunguro ry'agateganyo bamufunga iminsi 30 mwibuka ko icyaha cye ko gusambanya umwana mutoyi nsanga yarajuriye barabikonfirma ko komeza gufungwa ariko hagati aho ngaho iyo bamaze gukomeza gufungwa iperereza riba rikomeza mwije mwabonye bavuga ibintu bya ADN baranavuga bati ADN yarapimwe ariko baje gusanga umwana ataru ariko bibuke ntago icyaha bamurega ntago ari gutera inda abantu bagenda babyumva icyaha bamurega no gusambanya umwana utaragira imyaka y'ubukure ibyo ngibyo byo kuba yatwita cyangwa iki bishobora kuba impamvu nyoroshya cyaha cyangwa zongera icyaha ariko ntago ari cyo aregwa noneho bati urubanza rwasubitswe kenshi impamvu zaragaragaye hari igihe hari konje hari igihe uwe ubwe yasabye ko barusubika ko afite avoka hari igihe abacamanza bari bagiye mu mahugurwa rwasubitswe nk'inshuro 5 izo mpamvu zose zarasobanuwe kandi buryo zisobanuwe zandikwa mu cyemezo cy'urukiko ujye muri dosiye ugasanga barasubitse inshuro 5 usanga buri cyemezo cyarusubitse cyaranditswe kandi kikanasobanurwa wumve ko hari n'impamvu zawe zamuturutseho ariko ugasanga abantu bageze gutya babivugiye icyarimwe rwarasubitswe nta mpamvu amazi igihe kirekire afunzwe noneho icyaje navuga ngo cyantunguye nuko nahunga bati dore ni itariki yaburaniyeho mu mizi ruzasomwa ku itariki ya 22 uyu munsi saa 7 urubanza ruza gusomwa nibwo rubanza ruza gusomwa nta n'icyatangaza umucamanza aje akavuga ati kubera impamvu runaka isoma rirasubitswe hari ibindi kuko bashobora no kongera bakarufungura habonetse ikindi kimenyetso yishya bakabanza kongera bakakiburanaho ibyo byose birashoboka gusa nsoza nagira ngo mpumurize abantu nta cyakozwemo kinyuranyije n'amategeko uzi cyaje kuba se no urubanza ku nshuro ya 7 rwongeye gusubikwa ngo hagaragaye ikimenyetso gishya ubu ni ikihera iyo rero ikaba ari video
ubushinjacyaha bwagaragaje igaragaza yuko Ishimwe Thierry yari arimo arabyinana na Mpinganzima Joyeuse, akaba agomba no kubanza kuburanishwa ku byaha bigera kuri 54 ari kuregwa n'ubushinjacyaha bw'epfo hariya muri Afurika y'Epfo. Nyuma rero akazohererezwa urukiko uri guseka iki turi mu makuru. Amakuru ni ikintu kiri serious gitandukanye niba yaseka ntabwo ari comedy useka ntabwo ari ubushinjacyaha bwe ntabwo ari freestyle. yewe ntabwo biba byoroshye kuri iyi mihanda gusa muzi n'ibindi. Noneho Scovia we noneho yazanye ubwino, bimeze bite? Haje indi nkuru nshya mutaramenya ko hari amakuru avuga ko iyi nda yatewe uyu mwana ishobora kuba ari iy'umwe mu bagize umuryango we, ari nazo mbaraga zakoreshwaga mu kubona uwo bayitirira umaze imyaka ijya kuba 3 muri gereza. Aha rero icyo ngiye kubabwira mutamenya, tugiye gushakisha uburyo bwo kumenya niba koko uyu mwana w'umusore adafungishijwe no kugira ngo bamwumvishe. Wemera imbaraga z'abakomeye ko bari kuvuga ko bashobora kuba hihishemo ikintu? Narakubwiye ngo hano amategeko yubahirizwa bitewe n'ufite iki umunzani. Hako kubera iki abantu bateye gutya koko? Umwana ni mubi. Eregani nibiba biri kuri iyi mihanda yacu, reka nikomereze rero. Ko hahiyera uyamaze gusezerana biramurenze ati akanyanga mu mutara ndakakoroga. ahubwo se ubu ngubu ibi ni ibiki? none akimazeyo none arakiborogeje n'ukuri. Tugiye kujya no mu muco aho kugira ngo wenda urye ingurube uharya imbwa. mwarageza bikagenda ukuze. Jambo bafie nabaona wa akanyanga mu mutara ndakakoroga. Eregani mana we iyi weekend ko mbona ari hatarira, twagiye kugira gutya tuba turatugo. Mu gihe uyu mukobwa agira ati ubutumwa nagenera abasore nuko mwajye sinisha umutima w'abana b'abakobwa. uzi ibyabaye mu karere ka Ngororero, umukobwa aratabaza ashinja ubuhemu umusore yarihiye kaminuza wari waramwijeje kuzamuhemba mugira umugore we. Ibise nibyo yarambwiye ati ngewe nabushakaga kwiga nkarangiza, narabibonye ubuzima bwiza ndabufite, ubundi kuri salary nifuza uzagumeho cyangwa ure bandi hantu ujye. Shaka ko nsubiza amafaranga namuhiye kaminuza. Yaba muri defense ntiyampamagaye kandi namushakiye imyenda yo kuyijyamo, yebo no muri graduation ntiyampamagaye. Cyangwa yakurije ko udateye neza amabunanga narca niyo uri guseka. Yego babimbaho Baho uzahindukira hishwe tu nakayo mabunanga n'umusozi kaza guteza irara abantu. Wabyumvishe uravuga nicyo gitumye utangara atameze nuko nshaka akazi kubera ibyo tubikora. sasa uziko mbisimbe ndi bujya mu marushanwa ya Brazil ukwivugisha kuduki wowe ndacumirwa umuntu umwe yikorera ibintu bingana gutya n'ubuntu bw'Imana. Yewe niko kubona umusere banyurongora ingurube ntabwo bishoboka. Ingurube ninde wa ingurube nawe wantumbiwe niko wanturowe niwe mbuze. Hako kubera iki mwebwe ibi byabaye kuri uyu nguyu bitamubayeho?
rero mpamvu twe dukorera ku makuru niyo mpamvu Amina, la si elebole tuba dufite amakuru niyo mpamvu ubona turi abagore ibintu bya mine niho dufite kugendana amakuru waryama ukabyukana amakuru y'imana wafata n'icyayi ukaba ufite amakuru ufite amakuru wicaye kuri iyi ntebe kuri iyi mikoro ufite amakuru none se kuki mudahuza madamu iyo niyo kamere y'abagabo ni nawo muco w'abagabo ube umupasiteri ube padiri ube shehe mwese muri ndaya ibyo nibyo nanga ariko yo spring yawe oya yawe niwe turimo kuvuga nawe ufite akabuno gato wayishyizemo ndakubwiye ngo ababifite nibo bashyiramo iyo siripusha iyo siripusha rero ntabwo nayishyiramo siripusha ngo ni sitegi niba sitegi siripusha nta kindi Juni niyo nama wagira abagabo mwese munkurikiye nyamuneka musakunda amazi ku ruhande rwanjye ndiheraho ndi imanzi kandi ndabyishimira ku myaka mirongo eregani ni ibiri kuri iyi mihanda yacu muri iyi weekend ni ukuri mukomeze mundebere dore rwose byaje mukora subscribe munsi like share na comment amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus naho ubutaha